araho nagiye rimwe ariko hashize igihe nuko mbona n'ubu ngo biracyabaho byarantangaje nagiye ahantu twayaga dukina tennis abantu bamwe hano barabizi kera hashize igihe turangije twicaye turuhutse tubanza gushaka wagira icyo tubaza dushaka arabura turahamagara mushobora kuza kugira icyo muduhariko haza umukobwa mwiza ugenda neza aza afite opena mu ntoki aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya arampobera arabanza arampobera ndetse agomba kutuzunguruka twese n'abandi turi kumwe bose yabanyuramo ntabwo ariko sewe turashaka ibyo dushaka waba ari ibyo duha ibi erega byasaga nk'ibyarangiriye aho ngaho kuduhobera tugeze aho twarambiwe turahaguruka turigenda ubwo urumva umuntu nk'ubu yangirije abakorera natwe twari turi aho dukwiye kuba dufite ibyo dushaka twishyurira natwe ntacyo yaduhaye twese tuviriyemo aho ari aho ubu koko mwumva ariko se mwe noneho sosiyete igihugu mushaka kubaka cyaba kimeze giti ni ikihugu reka ibyinshi ariko hari abandi muri mwe benshi bakora ibintu bizima rega ubu byose ibigaragara ni ibitari bizima niyo benshi baba bakora ibyiza ariko hakabamo abantu bake bemerewe cyangwa bakora ibintu bibi bya byiza ntibiba bikigaragara ni nko gufata amazi ikirahure cy'amazi ugashyiramo bikaramu inki bashyiramo inki ikirahure gihera ko gihinduka y'amazi yeraga yari ari meza ukayabura ibyo rero dukwiye kubyirinda naho hari benshi hano njya mpura nabo bakora ibintu byiza ibintu bya innovation ndetse bihindura muri mu koranabuhanga muri za IT ikajya mu bintu byinshi hirya no hino n'abantu bakora za revenue authority abantu ba revenue authority bari hano ngira ngo hari innovations nyinshi zibageraho cyangwa mu byazi zituma ushobora gutubura zizamura ayo mutuvanamo ayo mutwe ariko iyo byabonetse gutyo hari ikibazo bikaboneka innovation izamura itubura revenue tax revenue hanyuma byarangiza bikajyaho hagati ariko ntabwo
zabanza ugira utya ubwo bakajya innovation bose barayemeranya kwikora ariko barangiza bakajya mu process imbere yo kuvuga uzaburetse bareba hari amategeko ntabwo twagira duca tutabanje hari aya mategeko ariko amategeko akaba yo gutinza ibintu gusa kuko amategeko se bwana amategeko ashyirwaho n'abantu sibyo? Yes sir. igihe umuntu yabonye ikintu gikora kijyanye n'icyo yifuza wihambirwa n'itegeko. Hari n'amategeko yaduhambiraga yo mu gihe cy'ubukoroni aho ngo hari itegeko n'ubundi si wowe urikora si wowe urivanaho we gifate nk'ikintu cyakuzitiye gutera intambwe bihere ko bigera aho bigera n'abo amategeko tubabwire ngo ariko n'igihe muratudindiza gusa ndetse hari n'ubwo dushobora gufata ibyemezo tugakoresha igikora itegeko tukaba turigisheho gatoya kugeza igihe rizahindukira ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza. Iyo process niyo process ijyana n'igihe abantu bagezemo ntuhambirwa keretse dufite ikindi kibazo cy'uko abantu benshi ari n'ubwo ikintu cyangwa akwiye kuba akora ikintu cya mbere kimubaza kuza mu mutwe kibanza kuza mu mutwe we ni inzitizi yo kutagikora. Ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kugikora hanyuma nimpora n'ikibazo icyo kibazo ngende nkishyira iruhande ahera ko abona ko hari inzitizi akagendera ku bikarangirira. Ntabwo biba bigikora ntabwo igihe tugezemo gishya ari uko gikora aricyo bifuza kuvuga abanyaguhaye microphone mbwira ariko we utanzeho nk'urugero ibindi biri hano ntavuze n'ibiri hanyuma dufashe tubwire ko twakwihutisha. Thank you, Your Excellency. Kuna mutugiriye, it's true, innovation is very important. Nukurushaho gutekereza ibyatuma tubona amafaranga menshi nk'uko mwabivuze tugomba kwigira. We need to sustain ourselves. Kandi mwihute mugire ubwira mugire ariko mwe ntimushaka kuva mu bukene vuba murumva ikintu haboneka ikintu kikurangiriza ubukene mu cyumweru wowe ukavuga utari kugenda ashaka umwaka ubwo se waba uri mu ntoki rwose gukorana umwete kandi ntabwo bivuze kwangiza ibikorwa. It doesn't really mean sacrificing anything that you shouldn't. Sibyo? Ujye mwihuta muwe wepesi mwihute igihe utabifite guhagarika cyo gutangira wowe uritangira kubera iki? Why don't you just move? Bimwe mwita kurasa ku ntego ntimukarase hafi ku ntego keep straight. That's what go for it. Nawe wumva uri satisfied uko sibyo? Yes sir. Okay.